ndwara ndaremba noneho cya kintu kize kikanywa amaraso nkavuza induru hahandi narembye nkajya mbona akana kanjye nkashaka kukanywa amaraso narebaga umuntu nkabona imitsi y'ukuntu iri gutembera nkumva nshaka kunywa amaraso bakanzirika bakanfongerana wenda ibyagiye bikurikiraho nyuma nabyo nza kubagira bansaba ukuntu byabaga bimeze ngo narangiza ngo nkavuga ngo ndashaka kurya umwana wanjye nkurira ibiti hejuru mu biti ndasara nyine mu musazi baranzirika. Rero muraho neza mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Abatameze neza namwe ndabihanganishije ndabakomeje nyagasana borohereza ibibagoye byose. Uyu munsi rero natembereye nagiye Norvège, nagiye kuganira n'umumama wifuje ko tuganira nkuko byari bisanzwe. Ndabizi rero nabaga ndi njyenyine, ariko ubu ngubu agiye kubaganiriza, agiye kudusangiza urugendo rw'ubuzima bwe. Tuguhaye ikaze rero kuri Uwera Sarah Official. Utangira utwibwira ubundi dukomeze. Nitwa Wayisenga Fanny, ndi umumama w'abana 6. Oh wow. Tuguhaye ikaze Fanny. Yego murakoze. So none inkuru yawe tuyitangirire hehe? Inkuru yanjye turayitangira mu bwana. Tuyitangire mu bwana. Okay, tuguhaye ikaze tuguteza amatwi turakumva. Nitwa Wayisenga Fanny, nkuko nabibabwiye ndi umumama w'abana 6, ndibana n'abana banjye, bamwe bari ku mashuri ariko bamwe baba bari mu rugo. Mvuka mu karere ka Karongi, nyine navutse ndi umwana umwe, mama wanjye yapfuye 94. Ntabwo nshaka kubivugaho cyane ko birantusha. Nzi Kigali muri 98. Yego. Ubwo rero naje kubaho nyine mu buzima butari bworoshye, ariko bworoshemo gake, ariko butari bunanyoroheye nk'umuntu w'imfubyi. No kubaho ndi njyenyine byari bikomeye. Nabyaye ndi muto mfite imyaka 15. Yego. Naje rero kuba hepfo ku giti cy'inyoni, nza kugira inshuti y'umumama imbere ishuri. Iyo nshuti yanjye yambereye ishuri, ndiga nubwo umuntu atiga wenda cyane ngo akomeze yiga, umuntu aguma mu ishuri, ariko nagize inshuti imbere ishuri. Inshuti yanjye tuba inshuti, nabanye n'umumama tuba inshuti, ndamwizera. Numvaga ko aho yagwa nahagwa cyane, ko namufataga nk'umuvandimwe wanjye. Naravugaga ni ababyeyi nigeze ngira, wenda mfite papa wanjye, ariko mama wanjye nyine namubuze nkiri mutoya. Rero uwo mudamu namugize inshuti yanjye, ambera inshuti, mugira umuvandimwe. Numvaga ko nta kintu kibi yankorera, naramwizeraga n'amasiripe najyaga nyamufurira. Rero numvaga ari umuvandimwe wanjye, ko umuvandimwe wanjye nari mfite yapfanye na mama wanjye icyo gihe muri jenoside. Uwo mama rero turabana, umunsi umwe arwaza umwana, turamuvuza ahantu hose, umwana aba umwana wenda abantu bashaka kwikanga, ariko yari afite nyine umuzimu uwo mwana wajyaga amuvugiramo. Ubwo igihe cyose nabaga ndi kumwe nawe, twajya kuvuza twarajyanaga, mbese ikintu cyose cyabaga twabaga turi kumwe, kuko namumvaga ko nyine ari umuntu wanjye hafi. Rero ngiye kubabwira inkuru nyine y'uwo muzimu ukuntu byaje kugenda. Hano yararwaye hashize igihe, umuzimu mbivuze yenda ushaka kumva ngo mbese umuzimu abaho byanyabyo, ukavugana nawe nyine ukamwumva. Twajyaga tugendera no kuri kondisiyo ze. Najya gucuruza nkacayo, umuzimu akamvugisha, kambwira ati ugiye gucuruza uyu munsi, uri bucuruze uronke, ati ndi kumwe nawe. Kako twe twabimenyereye, nkavuga ati ntabwo nigeraga niyumvisha ko nyine ko ushaka kungiraho ingaruka. Narabyakiriye. Rero umunsi umwe ndabyibuka hari kuwa 4, twicara muri salo ye y'uwo mama, sinakirwa muvuga wenda bitamutera ikibazo cyane. Twicaye muri salo,
arambwira ati uwo muzimu witwaga Kirifeso, arambwira ati Kirifeso rero ntago ashaka kuvugana nawe, nanjye turi kumwe uyu munsi Kirifeso ashaka kumvugisha njyenyine. Ndavuga ati se Kirifeso aravugana nawe muri babiri njye nahari? Ati yego. Ndasohoka njya hanze mu gikari, hashize umwanya ndagaruka, ndabyibuka twari tugiye kwishyura kuri banki ku rwego tutagiyeyo. Noneho ndagaruka ndamuga ati se Kirifeso akubwiye ngo iki? Ku Kirifeso nyine ngo hari ibyo tuvuganye ngo ariko ngo tuzakora n'ibirori ngo noneho ngo duteke inyama ngo arye. Ndamubwira ati nta kibazo, kuko nyine twajyaga duteka inyama nyine zo kumuha akarya, imyijima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho uwo munsi niryo tangiriro navuga ryatangiriyeho ubuzima bwanjye bubi. Noneho bwarakeye arambwira ngo nguze kuza ngo Kirifeso aragushaka. Ndamanuka njya kumureba, arambwira, ndamuga ati Kirifeso aranshakira iki? Ngo Kirifeso ngo afite ikibazo, ngo yagiye ngo ikuzimu, ngo baramwanga, ngo agarutse no ku isi ngabura ubuturo, ngo none ngo arashaka ko tuza kumuha amafaranga ngo yo kujya kwivuza. Ndavuga ati nta kibazo mubwira aze. Rero iyo yazaga ntabwo yazaga atwiyereka gusa, hari ukuntu yajyaga atwiyereka ariko byabaga ari ibintu biteye ubwoba ku buryo kutwiyereka we ku giti cye bitari gushoboka, yavugiraga muri uwo mwana. Ndamubwira ati nitabye mubyeyi wabaga wicishije bugufiya, ngo dore nagiye ikuzimu, ngeze ikuzimu baranyanga, nje no mu isi mburaho gutura, none kuko umuzimu yari yaroherejwe kwica uwo mwana ntiyamwica, kuko yari yasanze ngo ari umwuzukuruza we, umuzimu yari amaze imyaka 120 apfuye. Noneho rero ndamubwira ati se ushaka amafaranga? Ati yego. Ndase buri amafaranga, ariko nyine ikintu cyose bavugaga twaragikoraga, kuko twabaga tuvuga ati ni ukwitaba no gutabara umwana. Uwo munsi rero twafashe amafaranga tuyashyira mu gashashi. Ibyo ni byo tangiriro ryanjye ry'ubuzima bwoye n'uyu munsi nyirimo. Noneho dushyira amafaranga mu gashashi tujya kuyajugunya muri toilette, ariko njyewe uwo mugore ayayajugunya ntago nabibonye, ahubwo njyewe najugunyemo ayanjye. Ntago nigeze nekereza ati se ko atayajugunyamo ndeba, ahubwo njye nahise njugunyamo ayanjye inote 5,000 jugunya muri toilette. Ndavuga ati ubwo Kirifeso azajya kwivuza. Ndagaruka ndamubwira ati se yabajugunyemo? Ati nayajugunyemo. Se andi wambwiye ngo umuguzi akakwishyura wowe warayamushiye? Ati narayamuhaye. Ati nta kibazo. Ubwo ngubwo bwarakeye njya gucuruza bisanzwe. Ndagaruka, ngarutse musanga mu kazi, ndamubwira ati mwire mutatwiriwe neza, shati nagutekeye ibiryo byiza, ati nyama, ati n'amafiriti, ati genda ujye kubireba biryo. Ninjiyemo mu cyumba ndagenda mfata ibiryo, umuceri, ifiriti. Ndabwira ati sha umunsi ndarya ifiriti n'izi nyama, imiceri n'inyirya ndahaga. Ati sha biryo bimare? Ati nari. Naramwizeraga, numvaga ko nta kintu kibi yankorera. Hashe za nyama na ya miceri nanga kwijyanira inyama n'ifiriti. Majije kubirya ndamubwira ati ndatashye, reka nzamuke njye mu rugo. Ati nta kibazo. Ngeze mu rugo ahita kuri telefone, numva mbwira manike nawe ati nakwanze, ati mu nshuti zanjye ngukuyemo, ati abagore bamagaye bambwira ko uri wumvuga haraye hepfo, ati mu buzima bwawe ntuzongere kungarukira mu rugo. Tabate subaka kanya ibyo bintu. Ndavuga ati sibyo bintu bifatiye umwanzuro koko ntituzongere kuvugana? Ati yego. Ndavuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, se twapfa ibintu ntanazi, ngiye kuza tubisubiremo. Tugiye kuza tubisubiremo? Yewe. Ati nta kibazo tuze kuza. Mageze nsanga yanangiriye ku muhanda, arambwira ngo mugore we, atangira kunuka ngo mugore we, ngo umunwa wawe ngo urambabaza, ngo unera umujinya kugira ngo ugende umvuga wajyaga kuvuga ko twagiye kuraguza ikibungo. Ndamubwira ati se iby'ikibungo urumva ibyo bintu nabivuga? Atumva turi umugore mu biti nakwanze, ahubwo buretse uraje rero Kirifeso araje aguhana. Ndamubwira ati nta kibazo niteguye ibihano, ngenzi ko nta kintu kibi nigeze nkuvuga. Turaje ubibone. Bwarakeye mu gitondo cy'undi munsi wa gatatu, numva hano gutya ndwaye hagaheri, ndagashima. Ako gaheri kambereye ikibazo, kahise kaba gaheri kanini, noneho ahantu hose hahinduka umutuku, uruheri ruba runini. Nari mfite undi mushiti yacu akaza agafata ikinini akagisya akankiriramo hano inyuma, nagendaga nunamirije gutya. Noneho rero
rangije igiheri ndarwara ndaremba mburwirungu mera mu nzu ntabwo nyambyibagirwa. Akazijya yicara kunuze ku nzira abantu baje kunsura akababwira ngakuriya mugore ngo wigize ngo umuntu ngo arwaye ngo uriya mugore ngo arwaye iki ngo ko ari credit ngo za banke ngo yananiwe kwishyura. Nkavuga bakaza bakabimbwira naho gati nacyo nari ngifite akenge ntarasa. Naho gati nta kibazo ajya avuga uko yumva we abishaka. Umuntu nyine ntago wamubuza kuvuga ariko azaza rero kuntu narwaye. Icyo gihe cyari igiheri kinini haragiye hazamo uruntu runini nkagenda nunamye. Igihe cyarageze noneho ndarwara ndaremba noneho cya kintu kiza kikanywa amaraso nkavuza induru hahandi narembye nkajya mbona akana kanjye ngashaka kukanywa amaraso. Yarebaga umuntu nkabona imitsi y'ukuntu iri gutembera nkumva nshaka kunywa amaraso ye bakanzirika bakamfungerana. Wenda ibyagiye bikurikiraho nyuma nabyo nza kubagira bansaba ukuntu byabaga bimeze ngo arangiza ngo nkavuga ngo ndashaka kurya umwana wanjye mwurira ibiti hejuru mu biti ndasara nyine mu musazi baranzirika. Rero njya kwivuza mu Binyarwanda biranga njya kuri Ruhondo hariya hepfo nsanga ahantu basengaga umuntu usenga aravuga turiya mudamu ati afite abadayimoni 9 atafitemo n'ikindi kizimu gikomeye. Baransengera noneho muri ya minsi twari dufitanye urubanza akavuga yaragiye kundega arandega aravuga ngo nirwa mvuga ko yandoze. Rero mu rubanza turi kuburana nkajya mbabwira ati njyewe ntago mushinza ko yandoze ariko icyo mushinza ni uko yanyohereje ikizimu kikamfata kikangirira nabi. Akavuga ati uno mugore ababeshya ati njye ntago nigeze mu rugo ati nibyo by'ibizimu nabyo nzi. Tukaburana mu nteko abaturage bose bahuruye tukaburana noneho agahakana nyine akavuga ati nabyo nzi. Umunsi umwe rero umuntu kurusha amafaranga umunsi umwe atanga amafaranga baravuga ngo bazamfunga ngo ko namusebeje ngo ko yandoze. Noneho ubwo ngubwo turi kuburana mu nteko ndavuga ati ngiye kubabwiza ukuri by'ibintu byabaye ati ngo bitubwize ukuri. Njyewe uyu mudamu rwose mumubona ngati yari afite umuzimu witwa Kirifeso tukajya tujyana kuvuza arangije arantenguha ntitwagiye ahantu hose tukajya mu marimbi ninjoro ni njyewe akanjyana ariko ntazi ibigiye kuba. Rwose mwabantu mwe uyu mudamu rero wajyaga njyana nabihakaniranga ntago twagiye mu irimbi. Yumvishe vuze ati ntago twagiye mu irimbi abaravuze ngo ariko ngo rwose no muguri ngo ababishira ngo undi se ngo niyo najya mu irimbi ngo umwana njye ko yararwaye ngo ntago ngo nagenda ngo mu marimbi hata ngo ngiye kureba ngo niyo bari kumbwira ngo ndishe ibyatsi ngo nari kubirisha ngo ariko ngo umwana wanjye ngagakira. None baramubwira ati se uri seriye koko mwagiye mu marimbi? Ati twajyaga mu marimbi. None ukaba uri guhakana ko utigeze umutesike kizimu ngo ntago nzi uburyo cyamufashemo ngo ariko banabeye cyangwa undi se ngo ko yararwaye ngo twabwirwa n'ikindi ibyo yararwaye. Abandi bati duceceke ko yari ameze nitwe tukuza ariko nene arakira neza. Rero igihe cyarageze nyine mu nteko urumva tuvuze ibyo mu marimbi buri wese yacagaho buri wese agacaho. Noneho mba ndababwira ati n'ikimenyimenyi twagendaga twikoreye ibintu by'ibyabya kandi koko by'ibyabya ni twagera ku irimbi nagacana nakavugana n'iki kizimu. Ni rero nibyo kwihakana katandoze ni se nari gufatwa n'iki kandi ari iki kizimu nyine nari nyiza. Aravuga ngo ubwo nyine ngo bikore uko bishaka ngo bivuge nuko bishaka ngo ubwo birakureba. Abantu bose umwe acaho undi acaho turi kuburana nari nizeye umudamu umwe wari umuyobozi. Noneho yari yambwiye ngo ndibukuvugire ngo uriya mugore ni mubi ngo yaraguhemukiye. Noneho harangije bamuhaye ijambo ati se ati mu mafete umundi manikita ikibazo cyibura kivugaho iki ati muri urubanza. Arangije aravuga ngo njyewe ngo uyu mugore kandi ubwo nari mwizeye ngo naramuhaze ngo bibaye byiza ngo yavana mu mudugudu wacu ngo ngeze ngo aha ngo ndakurutse ngo naraguhaze. Naramurebye ndavuga ati ye uyu se ni wa wundi wambwiraga kandi inyuma kacigikiye none nawe yaramaze abivugiye imbere y'inteko y'abaturage. Ndavuga ati nta kibazo nimba wumva waramaze Imana izaguha umugisha. Ariko ubwo yumvishe nyine ko undi yemeye ko twagiye mu marimbi aramwara. Nawe aravuga ngo ngo iby'abagore ngo sinabijyamo ngo ibyo nibimureba bayo marimbi yabo reka ndanga ibyo sinabivamo. Abaragiye twasigaye njyewe nawe n'uwo mwana n'umugabo we gusa.
duhagaze mu nteko turatangira ngo ariko buriya byari ngombwa kuvuga byo mu marimbi none ko hakanaga ko nta kintu cyamfashe nende reka mbyemere ntabwo ari wakinyoherereje ariko kuva munsi narya za nyama byahise bimfata mu by'ukuri baze ko nasaze ku gasozi hejuru ya biriya bintu ubundi kuki utansobanuriraga ko kiriya kintu ushaka kumfata ngo buriya rero ngo ngewe nabuze igitambo ngo namba ngo aba ari we ngo ntamba ngo kuko niba ari inshuti yanjye yahamagara ngo twambarana urantambamo igitambo ati none nari kubigenza gute ko umwana wanjye yari ameze nabi none kuki basi utigeze uza ngo unsure urebe urwo ndi gupfa kubwo urumva byari gushoboka ko magera ndamubwira ati waramemukiye mu buzima bwawe ngo nta kibazo ngo ihangane ngo bibaho ngo dusabane imbabazi ngure se Mitsingi ndamubwira ati Mitsingi uziyinywere ndizamukira ndataha iryo ni ryo tangiriro ryanjye ry'ubukene icyo gihe narakoraga bikagenda nta n'ikibazo mfite ariko aho niho natangiriye ubukene natangiye ubukene gutyo ikintu cyose nkoze kikanga noneho bari kunsengera cya kizimu cyamvuyemo hose kiramarura kirangije gisubira muri wa mwana naratashye nsanga umwana yafashwe y'amashanyarazi yacagaguye mu marogi wawe ibintu byose yacagaguye umva ndangije ndavuga ati Imana ishimwe ariko bansengera harimo umugabo akabikamera ibintu byose biri kuba agenda akabyereka abantu ati nimurebe simwahakana gati murebe ibintu byawe biri muri uyu mugore ariko Imana yamukijije umva ubwo umugore nawe abaho ngaho akajya atunga ibibwa iwe tutavugana ariko dusuhuzanya gusa bisanzwe ubwo ngubwo nkajya mvuga ati Imana ubu nari ipfuye kubera uyu mugore nizeye inshuti gutya na gutya none reba ibintu byose yankoreye koko ubu nzongera kwizera inshuti ariko ntabwo nyine wabaho nta nshuti ugira nakomeje nyine kubaho muri ubwo buzima ndangije ndagenda naracuruzaga njya nyine ndarangura njya gushinga botike ruguru iriya Ishyorongi muri iyo botike niho naboneye koko wa muzimu ukakingendaho naracuruje naragujije no muri banke naraguze n'ikibanza i Kabuga numva nta kibazo ubuzima umva muri kwa gucuruza kwanjye hajemo imbeba ikazajya yirirwa izenguruka mu makarito noneho nkajya mvuga ati ariko se kuki ncuruza ntibigende kandi imbere naracuruzaga bikagenda bimeze gute naracuruje ari nijoro ndyamye nkajya nkarota umuntu afungura botike yanjye akongera akayifunga nkabona mbese ntabwo mfungura ngo nanafunge bikanga ndangije ndahomba kwishyura banke birananira ikibanza cyanjye barakigurisha muri mu binanira kuhishyura muri banke nafashemo credit birananira nari mfite undi muntu twafatanyije credit bamugongera harwo ku kitabi nawe arapfa banangira ubuzima gutyo ubuzima bubi butangirira aho ngaho nguko ubuzima bwanjye bwagenze nyine nuko nyine ubwo buzima ubundi nuko nyine uwo muzimu byagenze mbabarira mbwira uwabwiwe n'inshuti y'umuzimu ari biri kugutera ni iki cyabikubwiye wowe icyo gihe urwara urumva nararwaye nyine ndasara nararwaye nyine ntabwo uri kubyumva njyewe narafashwe ndafatwa kikajya kinyonga amaraso mpinduka umukara urumva abantu bari bandwajije kuko ubundi iyo warwaye mu mutwe nta bwenge uba ugifite nibo nyine banekerereje nyuma ukuntu nabaga ameze ibaze ko njyewe narebaga umuntu nkamureba umuntu nkabona uko imitsi ye igenda mu mubiri we nkumva nshaka kunywa amaraso ye nkumva nyine amaraso y'umuntu niyo nshaka naratobotse yakokomana naratobotse abantu bose barabizi naratobotse hano mu ruhande rwa hano ku mugongo nyine harimo igisebe kinini ku buryo nta kintu wabaga washyiramo bashyiragamo ngo ikinini kikakiruka bashyiramo ikinini kikakiruka gwiki ariko ibyo uvuga umuzimu abaho kandi umuzimu nyine aba ari uwa nyawe rwose ibyo bintu byagukomerekeje gute bibihe ibyo bintu byakubayeho byose byagukomerekeje gute kugeza nakuvuga ngo byankomerekeje gute nyine ko reba ubuzima mbayemo reba kuba naramvuga ati mfite nari ngeze kuri miliyoni zanjye 8 ncuruza
bikemera nkatunga abana banjye, ikibanza cyanjye nari narakiguze nacyo narakigurishije kubera izo stress za banke, ariko kubitekereza ko ari uwo muzimu n'uyu munsi wa none ikintu cyose nkoze kikanga. Njye ntekereza ko igihe nanagaga amafaranga muri tuwarete ari ryo tangiriro ryanjye ahubwo ry'ubukene. Nubwo uriya mugore yanyoheje ngo ni ukugira ngo Kirifeso ngo ajye ngo kwivuza ngo yarakomeretse cyane, ubundi we yaratubwiraga Kirifeso ngo yagiye ikuzimu, bamubaza impamvu atishe uwo mwana, ngo ikuzimu baramubwira ati subira ku isi ujye kumwica, kandi ntabwo ngo yari kwica uriya mwana ngo kandi ari umwuzukuruza we, niyo mpamvu atamwishe. Noneho akatubwira ngo njye ngo ntabwo nari kwica ngo umwuzukuruza wanjye, ngo barankubise ikuzimu ngo ahantu hose. Akatubwira ati akatubwira ati njyewe ati kuzimu baranyanze, ati none ati no mu isi nabuze ubuturo. Rero nyaka ko icyo gihe yamaga biriya biryo yari ikintu nari ndi kuryamo, kuko icyo gihe nibwo cyahise kinamfata, kuko naratashye mpita mfatwa. None nawe kugira ngo anyikureho akajya amamagara arambwira ngo twashwanye, birangira gutyo nyine ikizimu kimfashe. Mbese warakibona, mwarakibonaga ikizimu? Ikizimu rero ntabwo umuzimu aza ngo muwubone imbona nkubone, aba ari ikintu cy'umukara. Ku manywa ntabwo cyaza ngo kikwiyereke, ariko nijoro cyaragendaga kigahagarara mu nguni y'inzu nyine kikatuvugisha tukacyumva, ariko twaranabimenyereye. Cyarazaga, si ufite ubwoba, cyarazaga kikavuga ati ndaje, ni umusaza ndaje, waba wambaye ipantaro kikakubwira ngo wanshinziwe y'umukobwa, ngo abantu b'ubu ngubu ngo mumeze mute, ngo abantu mwambara amapantaro ngo ntago mugira disipurine, ngo abakera ngo suko. Ikizimu cyari kimaze imyaka 120 gipfuye, ngo ikuzimu ngo baba basinziriye. Noneho ngo abantu bari mu isi ngo nibo bagenda bagakurura ibiri ikuzimu. Ko cyadutekererezaga mbere, twaraganiraga bisanzwe, kikaza kikatubwira ati mwiriwe mute, twiriwe neza mubyeyi wacu, ati ese muba mushaka ko mbabwira inkuru? Tukavuga ati turashaka ko tubwira inkuru. Se ubundi kuzimu bimeze gute? Ati twebwe rero dupfuye turasinzira, ati kera nari umugaturika nanasenga, ati nza gupfa ndisinzirira, ati ariko abantu b'abapfumu bo mu isi nibo bamamagaye ndaza nza mu isi yanyu, ati none nabuze aho kuba, ati nabuze aho gutura, ati uno mwana nuyemo ndamubabaza cyane nanjye nkabibona, ariko nakundi kuntu nabigenza, ati kuko nagiye kuzimu baranyanga, ngarutse no mu isi nabo baranyanga, ati none nabuze aho kuba. Rero urumva ko uriya we tatine we yafashe cya kizimu akinciramo kugira ngo giture muri njyewe, kive mu mwana we. Ese yari yarakize umwana we. Ubundi mbere ntabwo najyaga mbivuga, nabaga mfite ubwoba nkavuga ati so cyazongera kikaza kikanera, umva. Ariko niho natangiriye nyine itangiriro ry'ubukene. Kuva icyo gihe nyine mbayeho mu buzima bugoye. Ubwo mama wanjye mute? Twariyunze nyuma yaho, twariyunze turahura, yego wenda sinamwizera, ariko nyine twarahuye turaganira, tunywa n'agacupa, turababarirana. Njye ndababarira kuko ntago ngira umutima wo kutababarira, naramubabariye ndavuga ati ubwo nyine wa mugani yabuze uwatambamo igitamba aba ninjye agitambamo. Icyo gihe umwana se yarakize? Yarakize. Niba nyuma yaho kenyeka ko nyuma yaho nyine hari ikindi gitambo yatambye, kuko umwana ni muzima, numva ngo abiyongeho ku ruyenzi, ni muzima, ubwo afite ibindi yatambyemo atari njyewe. Mbitekereza pe, wowe sana rwose. Nomba bayongere ibyo bintu byakugishije. Se navuga ngo wenda isomo nabwira wenda nk'abantu, cyangwa se isomo ngiye nakuyemo nanabwira abantu. Umuntu nubwo yakubera inshuti, ariko ntabwo wakizera umuntu 100%, kuko umuntu aba inshuti yawe, ariko iyo bigeze ku maraso ye wowe arakwirengagiza. Ntabwo umuntu yakemera ko umwana we apfa ngo nuko muri inshuti, aragutanga nyine. Kandi buriya n'ibintu byo gukurikira umuntu, ibintu byose agiyemo, nimba umuntu agiye mu bapfumu ukamuherekeza, nimba umuntu akubwiye ngo tujya ukwemera, biriya bintu niyo ngaruka igira ku bantu bose, bigira ingaruka ku bantu bose. None se ngubu nakennye, ubuzima buri kungora, atari izo ngaruka zose nagiye ncamo, nkamuherekeza, tugiye aha tukajyana, yajyaga no ku kabari tukajyana, yagira ahantu hose, nkumva nyine nkumva ko abavandimwe ari uko babanye, ariko natekereza ingaruka nzakuramo. Ntabwo nazitekerezaga ko bizangendekera mu buzima ngo bungore, ngo ngiraho nyennye. Numvaga ko ubuzima ari ubwo, nkumva ko n'inshuti yanjye nyine nyizeye 100%.
ariko ubu nta muntu nakizera 100% ngo ibyo agiyemo mbijyemo, nabanza nkacencura nkabitekerezaho nkavuga ati mbese iki kintu ngiyemo na riske nzahura nayo, nubwo wenda bigenda bimbaho gake gake. Buriya rero iyo uri umugira neza nta nubwo umenya ukuntu ibintu bigenze, ushiduka n'abandi bantu ugenda ubafasha, ariko n'Imana wenda afite uko izandengera mu buzima sinamenye uko bimeze. Ariko isomo nakuyemo niryo kutizera umuntu 100%. Nizera igice kuko niko na Bibiliya ivuga ngo wizera umwana w'umuntu avuma. Ndagushimiye rero ngaye ngo kandi wihangane ibyo nasenga cyane ko Imana nta kintu kimwe idashoboye muri ubu buzima. Ntacyo buriya nanjye zangirira neza. Ndabashimiye rero abadukurikiye, naho ubutaha mu bindi biganiro mwakoze kutwumva.